Breaking news. Breaking news. Muragiye ko mfite video ya Nyambo yambaye ubusa. Aho tuzahindura igihugu koko mwagiye mutubana mw'abakobwa mwe. Isi irarangiye. Uyu nguyu yari umwizerwa tumufata nk'inyangamugayo. Guys, buretse kugenda hano mfite video ya Nyambo yambaye ubusa ndayishyira hagati. Buretse kugenda banza ukore subscribe ufungure inzogera. Ubundi dukomeze. Nyambo nawe urabikoze koko. Ako iya video wayibonye mani. Nyamara amafoto ya Nyambo, video za Nyambo out hanze. Emereka nkubwire Hanze. Emereka nkubwire. Yewe uri kumva iki kintu maneme? U Rwanda narwo rudashya mu ngaye. Uyu mwaka ngo ni noma sana ndaga. Turi mu kwa kangahe? Hajya turi mu kwa kangahe? Turi mu kwa mbere. Ibaze bizageza mu kwa 12 bimeze bite? Turacyari mu kwa mbere. Turi mu kwa mbere. Uyu mwaka uzagira undi mwaka. Noneho ibyuki sinzi bangashanagaje. Abakobwa beza mana mwatubariye kwe. Barabarozi cyangwa amafoto ya Nyambo hanze. Video za hanze na Titi Brown. Mana we ngo naba best. Wowe tegereza ngende yishyiramo sindya imboga nge ndayishyiramo. Aya mafoto turayashyiramo rwose. Guys, iyi video ugomba kuyikurikirana ukayirangiza wowe wirebere ese dufite abakobwa bameze bate. Ariko akwashyiruma nibaza Fabizo kubavuga ngo ni imyanya y'ibanga. Ubu none tuzabyita imyanya y'ibanga. Yego nyine ntago ikiri ibanga. Mu myanya y'ibanga ngo y'abagore ntago ikiri ibanga pe. Mudufashe guys muri comment mutubwire. Yari imyanya y'ibanga kera. Ubu ngubu ni imyanya y'iki? Buretse kugenda ushobora kugenda ngahita nshyiramo video ikagucika. Ese abakobwa kubera ikibazo biborohera gukuramo ikariso. Abakobwa bakira rwose kumukuramo ikariso byabaga ari ikibazo. Cyaze mani nge rero nge ntakubeshye nge mbona biriya bikobwa biteye neza. Wowe urifata ugakuramo ikariso ukifotora ugahena ugaceza nta n'isoni. Shanyana nawe kabisa. Urifata ugakuramo ikariso n'ibyo ngo ntabwo bihagije ngo ukuramo ikariso. Ngo noneho ngo wowe jya hariya we mu cameraman aremera akanamwishyura we fata amavideo akayafata. Agahita abwira undi mukozi ati we mukozi wanjye rero memba aya mavideo yashyire hanze. ariko hari ikintu ahangaha tuturumvikanaho uretse nawe gatoya. Haribimubwira bari abantu ubu tuvuge ko aribo bisorera amavideo. Nese bigenda bite? Ni nkuko wenda nge nawe twaba tubana tugafata video twambaye ubusa twashanaho gatoya urakara nabwo tuzishyira. Iyo video nyine turayifata ngo bitikoresha iki? Turayifata twambaye ubusa tuyikoresha. Cyambere cyo ubusa bwanjye niwe nisanzwe mbuzi. Sibyo nawe wa mukobwa ubusa bwawe urabuzi. Ruvuga ngo baba barimo kuvibinga nimba banywe ibiyobyabwenge simbizi Kenisi niwe wavuze ati mwamwanyweye ibiyobyabwenge ati leta nibapime. Sinzi ibintu baba banyweye urumva kuko twa tumeze gutya urumva turi gufata udupipi tudufata gutya tufata na video tuvuga ati akanye niko kane. Noneho hahane no wenda twafatanye video urumva reka tuvuge ko twayifashe nje gutya tumeze gutya urumva ibyo ndabyo wandakaza gato nkahita nikata nkashyiramo. Rero ni hahandi wisanga nyine abantu bivuyemo gutyo nyine tu. Ariko nyirago numva ukuntu mana ubusa bwawe usanga ubuze nkuko nari mbivuze. Nawe ubusa bwawe urabuze turi babiri. Kundeba byonyine ndakizeho kamera ntabwo bihagije. Wewe hari ikintu udasobanukirwa. Aya matelefone batuzanye aratwongoza. Nese kure cy'umuntu yifata video akijya kagira. Ega nyine bayita imyanya y'ibanga. Kuri wowe ntabwo ari ibanga niyo mpamvu yifata. Wowe yifata uzi yuko urabigumana nyine n'undi iwawe. Hanyuma rero
ukisanga byageze hanze. none si ibintu koko ubona bizarangira bite? Turi mu kwa mbere. Ukuntu bizarangira rero, ukuntu mbona bizarangira kurwana narwo ruhiye. Nyambo kuko Nyambo. Ase tubereke video. Video ya Nyambo tuyishyiremo, mutubwire muri comment murayishaka ntago muyishaka. Murayishaka? Niba tabitubwira turayishyira mu kiganiro gikurikira. Mutubwire muri comment iyi video ya Nyambo, aya mafoto ya Nyambo. Amafoto turayafite, amafoto tuyashyire hanze. Nyambo murebe wagwana. Shisirarangiye no kuri kwimana. Yiwe ase tibereke. Abantu batubwire twereke ko harimo nakana subscribe, mutubwire kana subscribe ufungure nzagera video ikurikira. What next? Turababreakingira iyi video ya Nyambo. Baba we sister bose pe. Jana nubu niyo ndi kureba hano. Iyi video tuyishyire hanze. Nyambo Jessica ko mana yanjye bara Titi Brown best. aba best tuba twababonye. Video tuyishyire hanze. Aba best tuba twababonye. Aho kirimo mwabikoze muri wanyu, muri mu byumba mwafunze kuko bitugeraho ubu. Njye na nimero ya Nyambo ngira. Mani rero aya matelefone n'amakamera mani, noneho abantu telefone zirarengana, nese telefone sizo zifota n'amakamera, telefone ntabwo yikoresha. ako nyine nizo zitwongoza bashyira nkano gutya ugahita ubona arahennye, ugahita ubona agize gutya yerekanye ma, ugahita ubona nakozemo gutya. Ese ntabwo yagerekana handi hano se kareho nyine abatangaje nibyo nabo bagira ngo ese yerekana ahangaha. ushobora no kubirebera mu kubyina, uzarebe abakobwa bari kubyina, umukobwa uvuze ati mugiye kubyina ako nta muntu wemerewe guhindukira. Umukobwa yabwiye ati ngeze ndi bubyina, uzi impamvu aterekanye biriya bintu by'inyuma kandi se ntabwo mwabyina mureba abafana. Kubyina werekana ikibuno. zinyibutsa Semuhungu, nabonye reke Semuhungu nawe yari kubyina ahita ahenera abantu kazunguza ari umuhungu mwana. Isi irashaje ariko hari mba nibaza abantu bakora ibi bintu bafite famille, bafite ababyeyi. shaka kantu rero nawe ushyize unaniye kugisubiza. Aya mavideo ibaze Jessica, ndi kuvuga Nyambo. Iyi video nigera kuri mama wawe arabigenza gute? Wenda basi sina shoot cyangwa se wenda filime. Baba we ahubwo nyine guys, njyewe maze kurambirwa. Ase tubashyiremo video tubatemo, babanze batubwire tuyitemo gabe. tubwire muri comment kana subscribe ufungure inzogera. Iyi video we ntujye kure. Iki kiganiro kirarangira ubonye amafoto ya Nyambo na video by'ubwambure. Ako byibuze niba nawe ateye neza. Nanjye nyireba mwana ino video. Ninde sidateye neza, reka nshyiremo niya Emeline ndebe. Inyibutse uriya mwana. Inyibutse uriya ahubwo abasitari bose. Ako mwana Emeline afite ukuntu nyine atumushyuka vuba. Amana harimo itandukaniro bavuga mu kinyabupfura, bavuga kudemara. Sorry. Kudemara. Man biratandukanye. Ibiremwa biba bitandukanye guys. Urabona ko afite n'agasayizi man. Uriya mukobwa wagira ngo yamize igipurizo. Hari ibintu by'ibipurizo birimo n'ahangaha by'ibibafure. Ubundi abantu bajya bavuga ngo umukobwa ngo ufite ball nini ngo nibyo sawa. Nk'iyi ya Emeline. Umukobwa zuga ku kanga yambaye imyenda. Ase kutari kureba ngo nirebere muhongora. Ariko umukobwa yambaye imyenda. Ntabwo yabikubaho. Umukobwa yambaye imyenda nyine cyane cyane nk'utuntu tugufi yatumwegera. Si uvuga ati n'umukobwa na tereta twanagira. Ukumva mwajya mu gitanda.
ntabwo yamaze gukuramo mani, iyo mumaze gukuramo mu bawe mani no nk'iyo urangije kamwe agahigi uhita wumva wagisoro uri kugikubita mani. Iyo mwiyambuye imyenda yose ni ukuri kw'Imana mu bababi pe, igerageza usigarane akantu ukambaye. Eme umuntu ufite nyashi uzare umuntu ufite nyashi mani ubu ngubu si ubuhehesi ngiye kuvuga ibintu bya nyabyo mani. Umuntu ufite nyashi iyo yambaye akajipo akazizungurizamo bro, kandi ziriya nyashi arizo ziba ziri kukubangamira mu ntuza muri kugira ziba uri kubyigizayo ugenda ukuraho kugira ngo ubone inzira yo kugera. uriya Ameline kugira ngo bapfa kumukora uri umwe, njye nibaza ushaka kumufata nyashi ya hano n'undi muntu ugufasha nyashi ya hano nawe ukinjiramo. biriya bintu boro biratubangamira namwe mu ariko Emeline mani nubwo muba muri kumutuka uriya muntu yaryoshya ibintu. wabonye ukuntu iyo ahennye igiti mani, wabonye ukuntu ntabwo ngira kumumugabo wabonye ukuntu iyo ahennye igiti kiza inyuma. guys njyewe si uburayi njyewe ndi bavuze ikiganiro n'abanyirangiza nabyo nabibonye bayihangane kirangize nuko umeze akandi tuba tuvuga ibintu biri umeze akandi ingwere kumenya henike. Eme babarira umbwire, urabona wari kuburetse urajye ifoto za Nyambo tuzishyire hanze, amavideo ya Nyambo tuyashyire hanze mbere yuko ngenda. breaking asagayaza kuko mushaka video za breaking news murazishaka. amafoto ya Nyambo hanze, out now, hanze guys. yambaye ubusa nga mwimagine ko yateye yambaye ubusa, imagine ko yabateye yambaye imyenda ibaze no yambaye ubusa ntabwo aba ari mwiza kuri iyo maze. Ibyo ndi kuvuga muri kubibona se wabona ari mubi nyina ko nabihuye na bwana ngiye aba yambaye bwa buporo cyangwa busa ni hatari na gace gusa afite ikibuno cy'uruka. guys ikibuno cye n'uruka kujya banga umuntu aba yambaye ubusa cyangwa aba yambaye umubiri gusa, aba yambaye ubusa cyangwa aba yambaye umubiri. impamvu aba yambaye ukuri ni impamvu nyine reba gutyo twambaye imyenda sibyo, none nyine twambaye imyenda ni gute banga umuntu yambara ubusa ahubwo si imyenda twambaye biri guhisha iki, ni ikinyamukuru cy'utuba turi guhisha ntacyo. Ese kuki muri pisine umuntu yambara ikariso gusa? reka njye kunyara asa mwana uragiye kweri. guys kanda subscribe ufungure inzogera mu yindi video tugiye gusohora, haraba harimo video zose n'amafoto ya Nyambo ari gucembana. Ciao ciao.